mani mwe muhagaze gato mbanze mbabaza. Shane muri iyi kenze ufitemo imigizi ingahe? Mfitemo imigizi 12. Sawa. Byahatari wowe ufitemo ingahe? 16. Okay, nukuvuga ngo muri ikenze ninjye urahembwa amafaranga menshi. Guturuka ku mugizi wa mbere kugera ku mugizi wa nyuma 30 yose narayikoze. Ubu ngubu ni 90. Mugihe Shane nawe ari ingahera. Katurebe. 3 12 ubuhumbi 36. Ubwo se Byahatari we. Turebe mbo 3 16 48 kweli. Yewe mugira umwako. Murareba ikisa. Muragize ngo ni nyinya ndabereka. Na bombo y'10 n'ukuri. 90 sha. Aha. Ahubwo ndabona boss aje. Bite byanyu? Ni byiza boss. Ko muri bake abandi ntibaraza. Abandi nyine murajya mubasanga ku masite bakoreramo. Okay. Nta kibazo reka dutangire. Okay, ngani mujye ku murongo muhereye ahangaha mbishyure. Oya, ni mwitonde mpere ku murongo. Buri muntu wese amafaranga aramugeraho rwose kandi yuzuye. Ugira ubwenge. Ese boss mwamera ko ari ngiye ufitemo amafaranga menshi. Tonda sha, twebwe se twaje no gukina. Twaje gukina. Twaje gukina. Ibyo ntacyo bivuze. Wagiramo menshi cyangwa makeya. Umyanya yose ibingana niyo cyaba ari 1000. None se sibyo twamubwiraga nyine. Wabona mufashe n'ibituburana. Ntidushake tubifate. Hako kucyo hinda. Igira hino. Amazina ninde? Ye nitwa Shanera dore ngo uyanga ahangaha. 12 ariko. What? Ibyo suri kuvuga ninde ubikubwiye? Noneho urebe katari. Shane niyora. Byashoboka kuko ndi kumva itarenga. How do we have this? Shanera. Yego koko niyo we. Mobile money yawe. Andika 0784. Reba nayohereje ngabo ugiye ku ruhande. Okay, nayabonye. Sawa. Hako sibwo nabumbi 48 nubwo biri gutuma utera ivogonyo koko. Hako sibyo ninde wabikubwiye? Okay. Wowe amazina ninde? Nitwa Byahatari mwene kabiri kiri umwana aberekeraho. Naje usanga ari 48 uramuhariko. Ine boss mu buryo bwo korohereza akazi. Mba nayaguteranyirije tu. Umuntu arafata yose mbanyazi. Banayateranyije. Sawa. Uri umwana mwiza. Ngo Byahatari kanyaki. Okay. Ndabona nakubonye. Mfitemo imibyizi. Mobile money yawe. Mobile money yanjye? 0788. Ejya shani hembera. Hano imvura iraguye ntaranahembwa. Ako sibi ni ikibanyarwanda. Ese mwakumvikanye mukaza nkaba amafaranga yanyu mukareka kunyereza cyangwa mbwe nigendere ku yindi site. 0788 061. Okay, ngajya ku ruhande nayohereje. Bose ushyizeho 48. Yego.
Ndetse ko nawe ukatushizeho. Tuza sha nanjye iyo bagiye kuyampa yo gukata ntayo bajya bankirira. Kare kose subundi bamunzana ifatira inote zanjye sha. Rata boss, je ntiwirwe yogora ngura karikiyata njye mba nateraje n'ibihumbi 90 uri wume kabisa. Se boss, nkurambonara utari ku mafaranga yanjye. Ndakubona se nigeze nkubaza amazina ndi gushakana. Wakitonze. Nese yaraburi kingu yame. Undi waje ugira vanagura ko umuntu wishakira amafaranga. Gira vuba sha nkeneye kujya guhemba abakozi kandi ninka ndabona zirimo kwayo inguru inzara yazi. Cyabona nazira ryo musatsi wawe. Ariko ko numva ushaka kuvuga nabi nicyo cyakuzanye hano. Waretse nkakubaza amazina yawe. Ubundi se witwa? Okay, banyita sekanye na Spiriane uzwi ku izina rya Bonso. Bonso. Ko ntari kukubona se. Kuse byaba byaragenze biti. Bonso ko nkomeje kumuburara. Reka ngo uhamagarire kuri office babaza dimeni ko amafaranga yaba yarasohokeye mu yindi site. Nta kibazo. Hello? Hello? Yes, admin. Sawa. None amafaranga ya Bonso ko tutari kuyabona haba harajemo ikihe kibazo? Sekanye na Spiriye. Yego, uzwi ku izina rya Bonso. Bonso rero. Hari ibidega yakoze muri kampani. What? Amafaranga twanze kuyasohora. Kugira ngo tuzayongere. Ibikorwa yangije. Kugira ngo bizasana. Okay. Murakoze. Sawa. Bonso, ngira ngo rero wabyiyumvi. Oh my god. Iva mu kare gafite we. Ibitare byiza ba muri Ruganga.